Muraho nshuti bavandimwe abari hafi abari kure, ndabashuje mwese mu izina rya Yesu Kristo. Nongeye kugaruka imbere ya kamera ngo tuganire ijambo ry'Imana kuri uyu murongo wa Kubaho Uwiteka TV. Ubushize twarebeye hamwe ingaruka zo kudasenga neza. Uyu munsi noneho tugiye kurebera hamwe uburyo burindwi bwo gusenga ugasubizwa. Hari abantu benshi basenga ariko ntibabone ibisubizo, bagatangira kwibaza bati ese Imana iratwumva koko? Ukuri nuko Imana yumva amashengesho. Hari uburyo dukwiriye gusenga kugira ngo tubone ibisubizo by'ibibazo dufite. Ntabwo ari amagambo menshi akora, ahubwo nuko imitima yacu imeze, nuko twegera Imana. Imitima yacu uko imeze n'uburyo twegeramwo Imana nibyo bituma dusubizwa. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo burindwi bwo gusenga neza ugasubizwa. Icyambere, ugomba gusenga ufite kwizera. Abaheburayo ibice 11 ku murongo wa 6 hatubwira yuko udafite kwizera adashobora kunezeza Imana. Izere ko Imana ishobora kandi ishaka kugusubiza. Icya kabiri, senga ufite umutima uboneye. Iyo dusomye muri Zaburi ibice 66 ku murongo waho wa 18 haratubwira ngo iyaba naribwiraga ibyo gukiranirwa mu mutima wanjye, Uwiteka ntaba yaranyumviye. Ibi bishaka kutwereka yuko dukwiriye kwirinda icyaha. Irinda icyaha, usengane umutima uboneye utunganye, kandi usenga Imana utaryarya. Icya gatatu, senga ubikuye ku mutima. Iyo dusomye muri Matayo ibice 6 ku murongo waho wa 7 haravuga ngo namwe nimusenga ntimukavuga amagambo muyasubiramo hato na hato nk'uko abapagani bagira. Bibwira ko kuvuga amagambo menshi bayasubiramo ari byo bituma bumvirwa. Ahangaha Imana ireba mu mutima, si ubwinshi bw'amagambo uvuga, ahubwo Imana ireba ijambo uvuze n'umutima urivuganye. Aya magambo arashaka kutwereka yuko tugomba gusenga Imana tumaze kwikuraho ibidutandukanya nayo, kandi si ukubyikuraho mu gihe cyose twumva dushatse gusenga, ahubwo ni ukugira kamera y'Umwuka Wera, ni ukugira ubuzima bw'ubukirisitu, ni ukubaho mu buzima butunganye. Icya kane, ni ugukomeza gusenga udacika intege. Iyo dusomye muri Luka ibice byaho 18 duhereye ku murongo wa 2 tuhasanga inkuru y'umukecuru watitirije umuyobozi. Yari afite ikibazo, agahora buri gihe azindukira kuri uwo muyobozi kugira ngo amucire urubanza rw'ikibazo yari afite. Kandi uwo muyobozi Bibiliya ivuga yuko yari umuntu utubahaga Imana, ntiyubahe n'abantu. Ariko kubera inshuro nyinshi uyu mukecuru yagiye kureba uwo mutware, byatumye asubiza icyifuzo cye mu rwego rwo kugira ngo adahora aza buri gihe kumutesha umutwe. Iri somo ritwigisha ko tugomba gusenga ubudasiba, kandi ko iyo umuntu asenganye umwete abona igisubizo. Bishaka kutwigisha kandi ko hari ibisubizo biza nyuma y'uko twihangana. Shaka kutwereka yuko uko ugiye imbere y'Imana ugakubita amavi imbere atari kucyura igisubizo. Ushobora gucyura igisubizo uwo munsi cyangwa uhavuye cyangwa bukeye bwawe, ariko hari n'igihe utagereza igisubizo igihe kirekire.
bitewe n'uko ubushake bw'Imana bubigena. Uyu mukecuru yamaze igihe kirekire ajya gutakambira umutware, kandi umutware nawe amara igihe kirekire amwirengagiza, ariko umukecuru ntiyacitse intege. Bitwereka yuko natwe mu gihe tusenga Imana tugomba guhozaho. Icya gatanu ni ugusenga mu izina rya Yesu Kristo. Iyo dusomye muri Yohana ibice 14 ku murongo waho wa 13 haravuga ngo, kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikorera kugira ngo Data yubahirizwe mu mwana we. Aya magambo ni Yesu wayivugiye, ayabwira abigishwa, ayabwira n'abantu bariho muri icyo gihe. Arabigisha arababwira ati mujye musenga, kandi ikintu cyose muzasaba mu izina rya Yesu Kristo. Arangije aravuga ati nzagikorera kugira ngo Data yubahirizwe mu mwana we. Aha ngaha biratwigisha ko izina rya Yesu Kristo rifungura inzira z'ibisubizo. Izina rya Yesu Kristo rikora imirimo, rikora ibitangaza. Mu gusenga kwawe mu izina rya Yesu Kristo, Yesu niko yivugiye ngo icyo uzasaba mu izina rya Yesu Imana izagikora. Icya gatandatu ni ugusenga ushima. Iyo dusomye mu Batesalonike ibice 5 ku murongo wa 18 haravuga ngo mu bibaho byose mujye mushima, kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Mu gihe wahuye n'ibibazo ujye uhora ushima Imana. Mu gihe Imana yaguhaye uburyo ukarya ugahaga, ujye ushima Imana. Mu gihe Imana yaguhaye imyambaro ikaguha gutura heza, ujye ushima Imana. Mu gihe Imana yaguhaye urubyaro, ujye ushima Imana. No mu gihe itaruguhaye, ujye ushima Imana, kuko urubyaro rutangwa n'Imana, nta muntu uruha uwundi. Iri jambo ritwereka yuko gushima bifungura imiryango y'imigisha. Gushima Imana bifungura imiryango y'imigisha. Iyo tuvuze imigisha tuba tuvuze ibintu umuntu ashobora guhabwa muri ubu buzima. Amazu, akazi, imyambaro, za viza, gutsinda mu ishuri n'ibindi byinshi. Iyo ni imigisha yo mu ruhande rw'umubiri. Hariho nanone n'imigisha yo mu ruhande rw'umwuka. Gusenga bituma imigisha yo mu ruhande rw'umwuka ikuzaho. Gutsindishirizwa, kuburanirwa, Imana ikakurwanira mu buryo bwose, kandi ibyo ugerageza gukora nabyo Imana ikabiha imigisha. Icya karindwi ni ugusenga wumvwa n'Imana. Gusenga si ukuvuga amagambo gusa, ni no gutega amatwi Imana. Mu gihe usenga uri kugenda uyibwira, hari uburyo Imana igenda ivugira mu bitekerezo byawe. Hari uburyo Imana igenda igusubiza. Hari uburyo wumva umushyikirano wawe n'Imana bikugeraho. Hari n'uburyo ishobora kukuvugisha ikoresheje akanwa kayo, ukumva ijwi ryayo. Iyo dusomye ukuntu abantu b'Imana ba kera babagaho, tubona yuko Imana yajyaga yohereza marayika. Marayika akaza mu rugo rw'umuntu. Abo bamarayika bagiye kwa Aburahamu. Bagiye kwa Aburahamu, aba bagira ikimasa barakirya. Bamaze guhaga, basiga bamuhanuriye, baravuga bati undi mwaka nk'iki gihe uzaba uhetse umwana w'umuhungu. Icyo gihe Aburahamu yaragize imyaka 120, Sara afite 90 batarabona umwana. Cyakora Imana yarabahaye isezerano ry'uko bazabyara. Hanyuma hari undi mugabo witwa Manowa. Manowa nawe marayika agiye iwe amubwira yuko azabyara umwana akamwita Samusoni, kandi ko Samusoni bazamurinda inzoga kuva avuka atazigeza akozwaho icyuma cyo kogoshwa,
kubera ko ari umunaziri w'Imana. Tubona ko uwitwa Yakobo mu gihe yari ari mu ishyamba yabonye urwego rumanutse ruvuye mu ijuru, hanyuma abamarayika baramanuka ngo akirana nabo kugeza mu gitondo. Aho ngaho ni naho marayika yamuhinduriye izina, areka kwitwa Yakobo ahindurirwa izina yitwa Isirayeli. Mu gihe rero usenga ushobora kumva ijwi ry'Imana rikaza rikakubwira, n'uyu munsi marayika aramanuka, uyu munsi Yesu yakubonekera. Yesu yabonekeye abigishwa be ubwo bari bari kugenda berekeza mu nzira za Emawusi, bagenda bavuga inkuru y'ukuntu umwami Yesu yishwe, akamanikwa ku musaraba, agashyingurwa. Yesu Kristo agenda hagati muri bo, kandi ubwo Yesu yabumburaga umunwa akababwira ngo bumvise icyo gihe hari amahoro. Yesu ntabwo yabonekeye abigishwa gusa icyo gihe, nawe yakubonekera. Senga, mu gihe usenga uba uganira n'Imana, kandi Imana ifite umunwa niyo yabasha kukubwira. Twabona ingero nyinshi z'abantu Imana yagiye ibonekera. Iyo abikoraga icyo gihe ntabwo ihinduka, n'uyu munsi iracyari uko yari iri. Ibyo rero bitwigisha yuko Imana ishobora kukuvugisha mu mutima cyangwa ikaganira natwe mu ijambo ryayo, n'ubundi buryo bundi yakubonekeramo. Bavandimwe, gusenga neza si ukuvuga amagambo menshi. Gusenga neza ni ukwizera. Gusenga ni ugusengana umutima uboneye. Gusenga neza ni ugukomeza gusenga udacika intege. Nukurikiza ubu buryo uzabona impinduka, uzabona ibisubizo, uziyegereza Imana kurushaho. Uyu munsi hindura uburyo wasengagamo, tangira gusenga neza, utegereze iby'Imana igiye kugukorera. Ubuzima bwawe buzahinduka, ubuzima bwawe uzaba bwiza, uzagira amahoro utigeze ugira kera, uzagira amahoro yo mu mutima, uzagira amahoro yo mu mubiri. Imana izakurinda kandi izakurengera. Mwakire neza ijambo ry'Imana.